Turongeye turabasuhuje, Imana ibahe umugisha. Duheruka kurebera hamwe inshamake zigize igitabo cya mbere cya Samweli. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe noneho inshamake zigize igitabo cya kabiri cya Samweli. Iki gitabo gikurikirana imirimo ya Dawidi uhereye akiba umwami mu gihe cya Sawuli yapfaga ukageza ku iherezo ry'ingoma yo gutegeka kwe. Ibi bice 10 bibanza bitubwira guhirwa kwa Dawidi no kwaguka kwa Isirayeli. Ariko igice cya 11 kitubwira icyaha cye na Betisheba n'ubuzima bwe, ubutware bwe no gutangira kugenda kundi uhereye icyo gihe gukomeza. Ibice by'ingenzi bya mbere ni uko Dawidi aririra Sawuli na Yonatani. Nubwo Sawuli yitwaye nabi nk'umuyobozi w'abantu b'Imana, Dawidi yari akimwubaha kubera umwanya Imana yari yaramuhaye, kandi aririra Yonatani inshuti ye. Igice cya kabiri muri ibi bice by'ingenzi kitubwira Dawidi ahabwa intebe y'ubwami gutegeka Isirayeli yose. Dawidi aba umwami ukomeye. Igice cya gatatu kitubwira Dawidi azana isanduku y'isezerano i Yerusalemu. Mu kuzana iyi sanduku Dawidi ntiyubashye Imana gusa, ahubwo yahinduye Yerusalemu umurwa mukuru mu mwuka. Igice cya kane muri ibi bice kitubwira umugambi wa Dawidi wo kubakira Imana inzu. Dawidi yashakaga gusimbura igicaniro cyangwa se gusimbuza igicaniro akubakira Imana inzu, ariko Imana ntiyabyemera, ivuga ko izemerera Salomo akaba ari we uyubakira. Icyaha cya Dawidi, igice cya gatanu kitubwira icyaha cya Dawidi na Betisheba. Akanya gato ko kugendagenda hejuru y'inzu ye byamuviriyemo irari ry'ubusambanyi n'ubwicanyi. Yakobo, cyangwa se muri iki gitabo cya Yakobo ku gice cya mbere umurongo wa 13 kugeza wa 15 asobanura ukuntu icyaha gitangira muri ubwo buryo, intambwe ku yindi, kugeza ubwo kikugeza kurimbuka kuruta uko wabitekereza. Igice cya gatandatu muri ibi bice kitubwira kwigomeka kwa Abusalomu. Dawidi yakoze neza nk'umwami, ariko ntiyakora neza nk'umupapa. Abusalomu yari afite ubwibone n'uburiganya, kandi yari agiye guhirika ubutegetsi bwa se Dawidi. Turabashimiye ko mukomeje kubana natwe. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Ubutaha tuzakomerezaho n'ibi bitabo, n'iki gitabo cya mbere cy'abami, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Dukomeze gusoma Bibiliya, dukomeze kugira urukundo, kubera ko kuyisoma tudafite urukundo nta kintu byaba bimaze. Byaba bimeze nka bimwe Salomo yigeze yita ngo ni ukwiruka inyuma y'umuyaga. Twasenga, twahanura, twakora amadini yagiye atandukanye, ariko nta rukundo dufite, ibyo ngibyo nta kintu byaba bivuze. Ni ukuvuga ngo yaba ari mwebwe
abasilamu, yaba mwebwe abadivantisite, yaba mwebwe abarokore, yaba abameto, yaba adeperi, yaba n'abandi basengera mu madini atandukanye. Icyo nabifuriza ni uko twakomeza kugira urukundo, kubera ko ari rwo ruzatuma tujya mu ijuru. Imirimo yose dukora ibanzirizwe no kugira urukundo. Tubanze tugire urukundo mbere na mbere, hanyuma imirimo ikurikireho kuko irakenewe. Hanyuma no gusenga twubahiriza n'amahame y'idini nabyo tubishyireho, ariko twabanje kugira urukundo muri twebwe. Hanyuma Imana ikomeze ibaho umugisha. Ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo watwandikira kuri izo nomero tuba twashyizeho, tugakomeza gufatanya gukorera Imana tugihumeka umwuka w'abazima. Kandi turakeka no mu gihe tuzaba tutakiri no kuri iyi si, ubutumwa twavuze buzakomeza bukore, kuko abantu bazakomeza babwumve. Dukomeze dukundane nk'uko Dawidi yakundanaga na Yonatani. Dukomeze dukunde cyangwa se twubahe n'abatuyobora, tutitaye uko baba batuyobora. Nubwo Sawuli yahigaga Dawidi, ariko Dawidi yo yakomeje kumwubaha, aramwumvira kubera ubuyobozi Imana nyine yari yarahaye Sawuli. Natwe dukomeze twubahane kandi twubahe n'abatuyobora. Imana izatugirira neza kandi izaduha iherezo ryiza. Murakoze. Imana ikomeze iduhane umugisha.